wajya gufata video ukambwira. Niba ukoresha imbuga nkoranyambaga nawe nta kuntu utari kuvuga ngo mwamaye ayo mavideo cyangwa ukabona yatunze muri telefoni yawe. Reka nkubwire ngo ibi ngibi ntibyashimishije ya mpano habe na gatoya, kuko gusuka kwa aya mashusho ntabwo ya mpano yabyishimiye kuko atabigizemo uruhare. Ni ya mpano waciye amarenga avuga ko atorohewe nyuma y'uko hasohotse amashusho ari gutera akabariro. Nyuma y'igihe havugwa amakuru y'uko habitswe amashusho y'urukozasoni ya mpano, ariko benshi bagahamya ko yaba ari inkuru mpimbano igamije gutuma uyu muhanzi akomeza kuvugwa, yashyize video iza kujya hanze. Iyi video yagiye hanze ku mpera z'icyumweru gishize. Ibiganiro ku mbuga nkoranyambaga wabonaga ko byashimuswe na ya mpano, nubwo ntaweruraga ngo ashyire hanze aya mashusho y'urukozasoni. Abenshi bacaga amarenga ko bayafite ndetse bagaragaza ko batunguwe n'ibyo uyu musore yakoze. Ni amashusho y'iminota 10 ya mpano n'umukobwa basigaye babana bari mu gikorwa cy'abashakanye, ndetse ubona ko aya mashusho yafashwe ubwabo babishaka. Icyakora wakurikirana amakuru akavuga ko yashyizwe hanze n'umwe mu nshuti z'uyu muhanzi abinyujije ku mbuga nkoranyambaga. Ya mpano yagaragaje ko ashobora kuba yababajwe bikomeye n'ibyamubayeho. Ijambo yaje kuba yandika, ya mpano yavuze ati ibuye ryanzwe n'abubatsi niryo ryakomeje imfuruka, ariko uwo rizagwira we siko bizagenda, ahubwo ibuye rizamugira ifu. Nta mbaraga zishobora gusenya icyo Imana yubatse cyangwa gutandukanya abo Imana yahuje. Ni amagambo yahise asamirwa hejuru n'ababonye amashusho ya mpano y'urukozasoni, abenshi bamwereka ko batishimiye ibyo yakoze, nubwo hari abandi basaga nk'abababaye basaba Imana kumukomeza muri ibi bihe bitoroshye arimo. Ku rundi ruhande, amakuru ahari avuga ko ya mpano yamaze gutanga ikirego mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, yifuza ko rwatangira iperereza ku by'aya mashusho yagiye hanze. Abo ku ruhande rwa ya mpano bavuga ko hari umusore bakoranaga mu minsi yashize, baza gutandukana mu buryo butumvikanweho n'impande zombi. Uyu bikavugwa ko ari we washyize hanze aya mashusho. Mu minsi ishize ya mpano yari yaciye amarenga y'uko uwashyize hanze amashusho ari uwahoze ari umuntu we wa hafi. Ya mpano yaravuze ati tubana n'abacancuro bagatuma ubuzima bwacu bujya mu kangaratete. Ati abo ni abantu bashobora kukwegera mukabana, ariko yabona gato ko kugira ngo abeho ugasanga yemeye kurimbura ubuzima bwawe. Icyo gihe uyu muhanzi yari yabivuze nuko amashusho ye yaba yari yagiye hanze yatangiye kumutera ubwoba. Abayafite bakwiye kwibuka ko hari itegeko rihana uwayasakaza. Ya mpano yarivugiye ati wowe uri kuvuga ko ufite amashusho y'urukozasoni yanjye, sinumva ukuntu waba uyafite, ubwo uyafite nkande gufata amashusho nk'ayo y'umuntu ukayasakaza hanze ni icyaha gihanwa n'amategeko. Iyi ni ingingo ya mpano yavuze asa nkaho yirengera, avuga ati umuntu wese ufite aya mashusho afite kuba hari ibyo ari kwikururira. Amakuru haravuga ko ya mpano yahemukiwe n'uwahoze ari inshuti ye, nibyo twakemeza. Nawe ushaka aya mashusho afite kuza kugukoraho wisanze wapostinze bitagomba gupostinga, ukaza kwisanga uri muri RIB. Niba ufite aya mashusho yakoreshe neza uyarebe wowe ubwawe, nibyo kurwa musakaza amashusho bifite kuza kuba ibibazo. Reka ndimubwire ngo twabanaga kuri ino televiziyo yacu iho uri kugezaho inkuru zigezweho buri munsi nta gusiba. Kanda subscribe tujye tubana umunsi ku munsi. Yumvaga na Flash, ni Flash Top TV nk'ibisanzwe.
ndagushimiye kuba waduteze amatwi. Ciao ciao.